turiwe turabe iwacu turasurana ntidusigana dusangiye ijambo nk'abandi bazaza ejo kudusura tukazasabana abasangiye imfizi ntibasekana inkoko ushaka noneho ndirimo inziza idakomerwa n'abayoboke barazizanye zirarutashye dore intore zidatoragurwa ntabwo turi intoragura amayugi dore nziza zirahindukiye zirimo ruti rutunga umushumba ingemu yaheze ku nzira ntizirimo mugabo yanze gukamwa n'abana ijoro rijigije igomba abagabo baganwa zihindukije urugwiro zigana inyaruguru iwacu goma igihe wenda mbabwira ngo duwo kwa kanyurwa kwa munyurwa wahawe na kanyarwanda ntabwo ndi umuyobe ndi uwo mu bayoboke jye nayoboka ibyiza byose tukarusanganira tukarusabanya ibyiza byose amata burya nta nyange iba umukara ahora amata yera de iyo yasasi yinda shahu iyo yasasi yinda nawe usegura neza ntabwo dushaka abatuyombera ntabwo turaba kwa muyomba tugomba kugabana tukagabana inka nziza n'abacu bose amata agasaba ntihari n'iyo umuhima yaduhaye yitwa ingaragazabi umutambeshya yarampamagaye mwitaba kabiri mwitaba n'inkuyo nyambika rwambara nzobe rwa murima niyo mpamvu ifite inkesha ku maso niyo mpamvu nayo ari urukerereza abagenzi amahoro y'Imana abane namwe kandi nk'uko bisanzwe nababwiye yuko umunsi ku munsi zajya ngenda hirya no hino mu misozi myiza y'u Rwanda zajya ngenda nkabashakira ibiganiro byiza nkabazanira abantu b'impuguke uyu munsi noneho umuntu turi kumwe uyu munsi wa none ni umusaza ni umusizi ni byose mbese ku muco nyarwanda ni inzu y'ibitabo yaje simuvuga ari buze kwivuga nawe ndabizi ntabwo ajya avugirwamo agafu k'imvugo rimwe murakoze kirasange nari nje nsanzwe inshuti zacu dusanganywe dusangiye n'ijambo mu rukundo rwacu dusanzwe tugirana n'umuco wacu utazadutikaho turi gakondo ubundi ntabwo twikonda ariko turi gakondo yes mwari muraho rero twari turi aho nk'uko bisanzwe abantu benshi bakomeje kumbaza ngo iyo bumva ibihangano byanjye bibaza amagambo mvuga ndirimbamo ubwenge intekerezo bibaza ahantu mbikura ngo se ibi bitekerezo bimeze uku abikora he ariko uyu munsi nje kubabwira yuko mba ndi kumwe n'abasaza igihe mubona nk'ari kumwe namwe ni nayo mpamvu uyu munsi wa none mugiye kubona byinshi cyane hahandi imvoma namwe uyu munsi muragerwa umugisha wo kuhavoma namubazaniye umusaza yatangira bibwira umuco mwiza n'ubundi utuma ugira ubumenyi ukagira ijambo mu bandi bagabo noneho rero buriya ni umuco utagomba kuwuducikaho ko tuzahorana impuguke burya umugabo utinye mu bandi nta jambo bazanagira umugabo n'utumwa agasohoza ubutumwa babyumvise ubu ngubu bakunzi ba Rasi Igiseke nimba aribwo ugitangira kugera kuri channel ya Rasi Igiseke TV show ukaba utarakora like share comment subscribe yo ni ingenzi kugira ngo uzabashe kumva impano ubusizi bw'abasaza nasigiwe na basogokuruza abangaba ngifite kuno abandi bamwe ntitwagize amahirwe yo kubabona ariko uyu munota wa none mbashije kubabonera umusaza ni umuco utaducikaho kubera ko turi abanyarwanda burya abanyarwanda bakwigana n'abandi bitewe no kwibwirana no kuganira yewe ndanatuye Nyaruguru umurenge wa Ruramba umurenge wa Ruramba se Ruramba bisobanura iki ni mu Ruramba aho urukundo ruramba turambagiza abahandi n'umudugudu wacu utanga abageni noneho Ruramba ni urukundo ruramba ni urukundo ruramba mwabyumvise inshuti bakunzi ba Rasi Igiseke TV rwa rukundo naho ngaho ruramba n'abageni turabatanga niyo mpamvu turi kumwe n'umusizi hano
nibyo abagenera bafite ajya n'abatanga hirya no hino. turanabatanga. Ushobora kuba ufite ubukwe, ushobora kuba ufite ibirori runaka, yaguherekeza mukagenda akabisusurutsa. turabasigira tukanabasiganurira kugira ngo muzagire icyo musigira abandi. Murakoze cyane. Iyo ni impamba y'umusaza Muzagenera amahoro. Rwanda rw'ejo cyane muzabahore. Burya turabwebwe tugira nk'ubungubu, hano ndabona bagiraga ubuki baduhaye ku ntarwa, bayitaga inkangaza. n'ubundi muco uracyahari mwadusigiye, ntabwo wacitse. inkangaza zarabonekaga mu rugo tugasoma, tukabona n'abasaza barasoma bakuru badusize. Niyo mpamvu twe tutatekereza ibibi, duhora dutekereza ibyiza, kuko niwo muco wacu. n'umuco wacu twasigiwe w'abasogokuruza bari abanyamahoro, bari abataramyi, bataramanaga n'abandi bakagira igitaramo. Ubundi bahanaga inka tukazita inkeshagitaramo. inkeshagitaramo. ngira ngo Rwanda rw'ejo muri hirya no hino muri iki kiganiro murabasha kumva inkesha ni ugukesha cyangwa ni inkeshagitaramo, kuko inka wahabwa undi inka yabaga amuhaye wumvaga ari nk'uko uhaye Imana nzima, kuko niyo iyoboye byose. Imana ni iyoboye byose. Imana y'u Rwanda. Turavuga ngo turabika mbere ikaruhura, kandi ugire amahoro, uzagira Imana y'imponoke, uzavuge ngo imbore zacu ikuza. Burya ni inka nyinshi, ni amahoro menshi ubasabirwa ku mucyo. ngira ngo akazina k'agatazirano asozereje ku mucyo, ariko mucyo w'imanzi n'ubundi niwe uyu nguyu turi kumwe. murakomeza mukurikirana, mwongera mureba ko mwakoze subscribe. umusaza ni umunyabigwi, ni umutaramyi, ni byose, mbese ni byinshi cyane ngenda mukuraho. uyu mwanya namwe mufite, nitugira amahirwe yo kongera kumugumana tuzamugumana, adusangize kuri byinshi cyane afite. ni nz'ibitabo. ngira ngo none se umusaza, ni gute abantu ba kera bitwaraga kugira ngo magingo aya ngaya uko twavuga kose, kuba tuvuga ngo turi abanyarwanda, bakabana badahemukirana, ubona yuko abantu bagiye bazana abantu bo hambere. ubundi abantu bo hambere bari bakeya, noneho haza kuza nyuma, hazamo ukabona ibintu bibi biraza biraba. abantu bari bagiye gutunguka bamaze kugwira. ariko abantu bo hagati bari bafite umuco mwiza pe, barakundiranaga, bakagabirana, bagahana n'abageni, banabahekaga mu buryo bazanaga umuntu umugeni bamukuzaniye utanamuzi, utaranamureheje, bakamuzana mu mpetso bamuhetse nijoro. wasanga se ubwo ngubwo wenda afite nk'ubusembwa byagendaga kurambagirije, bakaza bagashyiraho, bazacya washaka ugasanga niyo yaba ari nijoro yabaga ari uwawe. wamutangiraga icyo, kuko wabaga wumuhawe n'umuryango, ntabwo ari kumuhakana. ngira ngo murabyumva. kandi iyo turebye aho ibihe biri ubu ngubu, tuza gukomeza, iterambere riraza, abasigaye turakomeza turasagasira, turiyungayunga, turongera tubamo abantu. nibwo rero twaje gusanga imfura n'ubundi zitazaducikaho, nizo zizahoraho, zihora ziduhoza amarira. twigeze kuyarera, ariko ubu twarahojeje. buriya ikintu cyiza gisimbura ikibi. hari ijambo ajya gukunda kuvuga ngo abayobe bagize gute, baroheze inyuma abayoboke turarutura, turikambere ikaruhuraho imfura ziruhukira, n'ubundi niho tukiri. ibyo ngibyo ngira ngo murabyumva. bwa buhanzi bwa busizi wa mujyo ngendamo, nuko nayobowe mu nzira itavuna inka umugongo njya. niko umusaza ajyaga ambwira ngo ujye uyobora inka inzira nziza itavuna inka umugongo. ariko nkibaza ntese ndayobora inka gute? umusaza ashatse kuvuga iki? ariko aho ngaho icyo nabonaga ni uko zishobora kuba atari inka, ushobora kugendana n'abantu, ariko ukabanyuza inzira nziza izabageza ku mahoro, ku iterambere. ndabeshya musaza, cyangwa se byaba biri kure y'ibyo ngibyo ibyo wambwiraga? burya narakubwiraga, naragutumaga kugira ngo uzabashe gutumika. narakubwiraga nti uzabe uko muyoboke, uyoboke ingoma nziza,
uyoboke amahoro mazima niwo muco wacu. Yes. Ndakubwira nti jyewe ubwo nabaga ndagiye barantumaga ngatumika bakambwira ngo nimpura na Muyobe sinzamubwira ibyanjye, nimpura na Muyoboke azanyobore, ndababwira ngo uzanyobore utanyobageza inzira itavuna nk'umugongo, azanyobore atanyobageza. Iyo ryabaga ari ijambo ryiza cyane kuko inzira ivuna inka umugongo ndakeka ni inzira y'igihoge imeze nabi irimo imigobi birimo uruboba barimanga. Kandi habaye imanga burya ntihabaye indagiro, ntabwo hakabaye indagiro. Ngira ngo murabyumva cyane rero, natwe inzira tugomba kugenda ni inzira itujyana mu nzira igororotse, ya yindi y'amahoro, ubumwe n'urukundo. Nkeka uwo ni wo mujyo tukirimo, kandi turacyari no mu rugamba rwo kurwana n'uko amahoro dushaka. Hari abandi bazana amahorere bahora bashakisha icyatuma turyana tukamarana aho kumarana umwanya. Bamarana umwanya. Dore abantu baracyagenda bapfa ubusa. Hari aho nanyuze hariya mbona baratikurana, nkabona barashaka gupfa akayuzi ko mu rubibi, kandi baretse rukarandaranda. Burya niho bazarukuraho icyo biriye rwasaganje. Abantu babuze ikintu gukura buriya cyaba bapfayongo. Kandi uruyuzi niyo mpamvu hagati aho tukiri aho ngaho nongere mbabwire yuko ya ndirimbo nababwiye iri hafi iracyatunganywa. Buriya ibyiza byose biragorana binasaba agahe, kubigeraho ntabwo ari ibintu byizana. Ya ndirimbo yitwa Imbuto mu minsi mikenya iraba yabazezekayeho, muzayumve. Kandi indirimbo Imbuto nibageraho, iyo mbuto ngiye kubaha ntimuzayitere ku gasi cyangwa ku rutare, cyangwa ngo mugende muyitere nta fumbire, muzayitere ahantu hari ubutaka hatoshye hatohagiye. Babiba imbuto bita uruyuzi ruba rwavuye mu rundi mu gicuma cyeze cyangwa mu kibiti igihaza. Ntabwo ari ukuvuga ngo duhage cyane, ni ikintu kiryohaye cyane, ndetse abantu igihaza si ukuvuga ngo gihaze cyane, ntabwo ari uguhaza cyane, ahubwo kirera kikavaho n'imboga bakaziteka. Ariko hari n'akandi kantu nabonaga kavaho, noneho hakavaho ako bita ubututu nibwo bw'umuhondo. Ndabubona gusa n'aka kantu mpereza kubereke kariya kantu kari abana banakaryaga wasangaga bagaragaza ubuto n'itoto ndetse niyo mvano y'ubututu. ugasanga ariko ngo habamo n'imiti myinshi. ubundi abana bagakunda kunywa amata y'inka. Buriya amata y'inka buriya twayanyweraga mu mukerenge, bayashyiraga mu mukerenge. Buriya bino bujerekani mu buzanye ejo bundi. Sa n'usobanurira Rwanda rw'ejo twanywaga amata babaga bashyize mu mukerenge, bakagira gikase neza, maze bagashyiramo maze tukayasoma. Sobanura. Hari abana batavuze ngo umukerenge, kuko hari umwana wabaje ngo ese amata ava he, bava ku igare. Ariko rero ntabwo twamubwira inka, twebwe abana bo mu ngubu n'ubundi nsigaye mbabwira ntimufate zikamishwa yombi, n'inshunzu zivuga mu nkongoro, ntimuzi gukamisha inka yombi. ubwo nkajyamo nkabereka uko bafata amabere y'inka, inka zigakamwa amata dudu, ziri n'ikamishwa yombi zivuga mu nkongoro. iyo muhima yaduhaye tuyita ingaragaza. n'ababyeyi bahemponda abahungu tuyita imihigo n'ikesha igitaramo. niyo ikesha igitaramo. ntigewe nahise iya bya yindi gihe turukerereza abagenzi. imvura yayo nahise nyita urukerereza abagenzi. rero inka nziza ziri ku murongo. akira wampaye inka yo gutunga, kandi uzaba umugabo, kandi uzahabwa inka n'umuntu muzaba mwiganiriye. nta nk'izaba uburyo, nta nk'izaba mutaganiriye. inka ni ikiganiro. ndazishimye kandi n'ubundi inka mwarazimpaye, n'ubu ngo muracyazimpa, n'amata murayampa. niyo mpamvu amata atoshye cyane atoshye. ubundi
barashya mu ndi bwami turacura. Impamvu ducura ni uko nduzi abantu beza mbabona, nkabona za mfura zawe ngenda zibona, nkabona ni za zindi zisanzwe, nkabona agiye ubundi namaze ubu nahojejwe amarira. Kuko nahojejwe amarira kuko ngewe rero igihe nigeze kubona inka zanjye mbona zigiye nyuma bireke. Rero ngize amahirwe ndongera mbona n'inshuti ikajya imbwira ati ko wahoranye inka zirimo rugaju rw'imfizi, none zikaba zirimo nduzi, ati ati inka zagushiranye nta nkukigira. Noneho ngira nk'umuntu sinzi ukuntu yari iteye mu gutwi arazanyihera akanyana. Ndarongera mpakanya, ndongera nsubiza amata ku ruhimbi. N'ubu ngubu abana b'imuhira ntibava ku ruhimbi, ntabwo bava ku ruhimbi rwose. Mfite inka yitwa Imanzi, navuze nti igira urugo ritiza ababyeyi ikagira n'urw'izambarira ziri ku murongo. umva guma ngira ngo murabyumva cyane kuri Rasi Giseke TV show. Niho mukiri turakeye kumwe n'abasaza n'abataramyi n'umunyabigwi mu birori byawe. Ushobora gushyingiza umwana, ushobora gukoresha ibirori bindi mu rugo, ushobora no gukenera kwitura inka uwayiguhaye, icyo gihe wamuhamagara. Turacyakomeje mu kiganiro cyacu kandi ari nako tugana umusozo. Gusa ntego dusoza kubaha impanuro no gutanga inama nk'uko natwe twazihawe na Rugira Rugaba Umuremyi Yehova Ja Allah God, amazina yose y'Imana waba uko waba uyita kose ntibuyikora kuba ari Imana, nta kiyihindura. Natwe mu mujyo nk'uwo n'ibyo twasigiwe tugasanga no mu byo tubona. Niyo mpamvu tuje kugira icyo tubasigira dusoza dutaha. Musaza, ni iyihe nama ubona iyo urebye urubyiruko rw'ubu ngubu ushobora kubaha bakamenya uko bitwaramo? Ni iyihe nama wabaha? Ubu ngubu ni ukugenda muri gahunda nziza. Gahunda nziza ni iyi: kubaha umuntu mukuru, ukanubaha ukurenzeho wese. Iyo wubashye ukurenzeho wese, niyo mpamvu burya amahoro uba wayishatsemo. Uba wayishatsemo ukaba uyahaye n'uwawe wundi, bitewe n'aho uherereye. Ngira ngo urubyiruko muri kudukurikirana, iyo bagiye ubundi iyo ubana n'inyamaswa ubayo, iyo ubana n'abantu bazima ubaho, uragororoka. Ushatse kuvuga ngo iyo ubana n'inyamaswa, ushatse kumva ijambo muri rya rindi ngo mbwira inshuti yawe nkubwire icyo uri cyo. Abo mubana nabo nibo baguhindura. Ngira ngo ugiye guhindurwa ukagira umutima mwiza. Ugahora ubundi nta nyange iba umukara. Inyange ihora yera. Ni gute se uzafata inyange ukajya kuyiragira mu mikara? Bizarangira inyange yawe nayo wayihumanije. Byarangira ubwo waba wayishyizemo ibara, waba wayangije. Ariko dore umuco mwiza, inyange yakera de, igahora ikeye, burya ihora inakeye, aribwo yahinduka urukerereza abagenzi. Ariyo mpamvu n'uwagenda hariya yavuga ati dore inyange, akahita yikwereka ukabona ko ayihanze y'ijisho. Niyo mpamvu yaba n'urukerereza abagenzi. Ngira ngo abadukurikiranye barabyumva cyane, rwa rubyiruko ndetse abato, abasaza bandi muhari, namwe muri kubyumva. Komenti zanyu muragenda mutubwira uko mwasanze ikiganiro kimeze, icyo mwumva twakosoraho, icyo mwumva twakongeraho. Ese umusaza mwamwishimiye? Nzongere mubazane kuri Rasi Giseke TV show, afite byinshi byo kutubwira, ariko ni mwebwe muri buze kubyandika muri komenti niba mwamwishimiye, ari nako mukanda subscribe, share, comment zanyu nizo tugenderaho. None musaza, ese akira tunaguhe, ndumva utafite n'umwuka cyane, tubanza tukurengere, ubanza ubona ko kuzamure hejuru.
tuba dushaka ko tuzanira ibyiza, turashaka ko tuzanira ibyiza, nawe turakubaza nk'abantu twagutumye icyo wazatuzanira, icyo ukatuzanira intumwa nziza, amafaranga tugutumye n'ibindi byinshi tugutumye kugira ngo ujye kuduhakirwa. Noneho uzatuzanire ubuhake bwiza, nibwo buryo bwiza, niwo muco wacu. Iyo bagutumaga kujya kubana n'imfura, nazo zaguherekezaga neza, zikaguha inka, zikakugabira, icyo bita kugabira. Kuki mutakigabirana ubundi bite byayo? Ahanini nkeka ko biterwa n'uko dukunze kwikubiraho, tugashaka kwirebaho cyane. Nimba ntawe kugabirwa sinzi uko nabivuga, ariko mu muco wacu uriho kugabirwa kuko n'ubundi Imana yarakugabiye, nawe uzagira umuco mwiza kugira ngo nawe uzawusigire, nawe uzasiga. iyo ni impamba ikomeye, ngira ngo abibwiye njyewe, ariko nawe waryumviraho kuko ni umurage mwiza w'umusaza. Ni umurage mwiza w'umusaza tugomba gufata tukawusigasira. Ariko burya ni nayo gahunda, ni nayo gakondo, niyo mpamvu tugejeje magingo aya. Ni ukubera ko twamye tubana tutaryana, n'ubu tukaba tubanye mu mahoro, tukaba twifuzanya, tukagirana ikiganiro. Uri umwana mwiza kubera ko uza kunsura, uzagira amahoro, uzayahorane twembi, nazangeri zose uzazinzana. erega ahari amahoro, ngira ngo namwe murabizi, ahari amahoro nta maherera ahagera, hahora hahoze hari urukundo. Tutahari amahoro nta mahoro bwazamo. Amahoro bwawe urumva ko nyine yabagaye, aba yatangiye turishakira amahoro. Burya niwo muco mwiza uranga abantu. Muzagira urukundo, muzajye mugira urukundo, usabane n'abana, usabane n'abakuru, ukomeze urukundo rwiza, niwo murava mwiza. Agaciro ni umuco wo kubaha no gukunda. Iyo wataye umuco uba watakaye, uba wanahira, uba wataye. Ngira ngo murabyumva, umuco yuko ari ishingiro ry'ubuzima tugomba gusigasira, tukamenya aho tuvuka, tukamenya aho twavutse, ariko ntituzo tuzasazira. U Rwanda ni urw'Abanyarwanda, ni nayo mpamvu tugomba kurusigasira, tukarurinda icyasha ndetse n'umurozi uturuka ishyanga yifashisha ururimo, kuko ngo azaza asanga abayoboke bararugezemo, wagumye ayobagirire mu buyobe bwiwe. Mu buyobe bwiwe umuco wacu ntugacike mu gihugu. Niwo tugomba umva, tugomba kugira, tubungabungane, tutabunze cyane. Tubungabungane, kubungabungana no gusanana imitima, tutabunze cyane, cyangwa ngo tugaragare mu kintu cy'icyaha runaka kibi. Ubwo se ntibisa, ahubwo gusura kumbwira ngo tujye turengerana, tutarengerana. Kurengerana tubireke, ahubwo turengerane. Ntitugerane ibirenge by'imigeri, ahubwo tugere ikirenge mu cy'intwari, mu cy'imfura zisanzwe. Ngira ngo murabyumva abakunzi ba Rasi Giseke TV show. Nimba utarakanda subscribe, ngira ngo iki cyaba ari igihombo kuri weho. Ngira ngo ntiwazabasha kubona ibindi biganiro bizakurikira, ariko nanone amahirwe dufite, turacyafite abasaza, ariko utabashije kubakurikira, utazi yava ntamenya. Utazi yava niyo mpamvu atamenya n'iyo azagera. Ntabwo yamenye iyanjye, birumvikana ryose. Ntabwo abakiraragira, ariko y'icyiza uranamuhumuriza. Umutima w'umusore uramuhumuriza. Kera umuntu yabwiye undi ati, yampumurije ngihinguka ku ruhimbo, mboga wabimbazaga imishike. Ngira ngo ni wa musaza wacu nyine tukiri kumwe hafi ahangaha, muri kumubona abadukurikiranye kuri Rasi Giseke TV show, ariko bajye bavuga ngo nta ngo muko waribonye harya ngo iki umusaza ubundi ngo nta mukuru wahanuye nk'umuto wariho.
noneho rero twebwe amahirwe dufite ni uko hari umutonya kandi umutonya akaba yarahawe n'umukuru, uwo mukuru niwe wakuriye wa wundi mutonya icyo azatanga. umukuru aramuhanura bitewe n'igihe aho cyari kigeze n'aho kigeze, ariko umuti ubu nawe arakubwira ugasanga afite impanuro nziza. iyo ari uwo kwa Muyobe arayoba, iyo ari uwo kwa Muyoboke ayoboka ingoma. Iyo ari uwo kwa Muyoboke ngira ngo mwabyumvise nawe, nimba uri umwana wo kwa Muyobe uraga umuyobe, ariko nimba uri kwa Muyoboke urayoboka ingoma. kandi ingoma, inka, ibyo mu muco nyarwanda ntabwo bikwiriye kuburamo. Ingoma ni iy'amahoro, ingoma ni iy'urukundo. ahari ingoma nta ngoma zihavugira, bahora barwanira bashaka amahoro. ayo natwe niyo twinjiyemo, ni natwe twicayemo, ngira ngo murabibona hafi aho ngaho dusoza. uwo ni wo muco wacu utazaducikaho, kuko turaba kwa Kanyurwa twahawe na Kanyarwanda, turaba imfura zigomba mu mihigo, turaba abakesha gitaramo, turi urukerereza abagenzi, kuko bya bikuru bavugaga byinshi byabaye ibihuha. abasangiye imfizi ntibasekana inkoko ushaka. maguma abasangiye imfizi ntabwo basekana inkoko, ntabwo basekana. twavugaga nk'ingimbu zikaniha, twasubizamo intore zigakina imisambi igahiga mu bisiza. noneho ndirimo inziza idakomerwa n'abayoboke barazizanye zirarutashye. dore intore zidatoragurwa, ntabwo turi intoragura amayugi. dore nziza zirahindukiye, zirimo ruti rutunga umushumba ingemu yaheze ku nzira. ntizirimo mugabo yanze gukamwa n'abana ijoro rijigije igomba bagaba baganwa zihindukije urugwiro, zigana i Nyaruguru iwacu. maguma igihe ndababwira ngo duwo kwa Kanyurwa, kwa Munyurwa wahawe na Kanyarwanda. ntabwo ndi umuyobe, ndi uwo mu bayoboke, jye nayoboka ibyiza byose, tukarusanganira tukarusabanya ibyiza byose. amata burya nta nyange iba umukara, ahora amata yera de. iyo yasasiye inda nawe usegura neza. ntabwo dushaka abatuyombera, ntabwo turaba kwa Muyomba, tugomba kugabana, tukagabana inka nziza n'abacu bose amata agasaba. ntihari n'iyo umuhima yaduhaye yitwa ingaragazabiri. umutambeshya yarampamagaye mwitaba kabiri, mwitaba n'inkuyo. nyambika rwambara nzobe rwa murima, niyo mpamvu ifite inkesha ku maso, niyo mpamvu nayo ari urukerereza abagenzi. none tuzivuze tuzicyura, byengeye kubaha inkuyo n'inkoni, singiye kuzagwa mu mashyo yabo. noneho namwe mujye muzikwiyakwira, naho jyewe singiye kuzazigwamo, ndanananiwe. ngaho mwabyumvise bakunzi ba Rasi Giseke TV show. uyu munsi yari faya, ariko twari turi kumwe n'umusaza udasobanya amagambo, ari we wa hano ku umuco gakondo wacu. igiseke, cya giseke cy'amahoro, igiseke gisobanuye byinshi cyane, kandi gapfundikiye gatera amatsiko. kandi ubu amatsiko ntabwo akiri yose, kuko yaba abapfunduriye, yabakoreyemo, warabasangije, abateye ariko nanone n'amashyushyu. nimumukumvura muzamutumaho kuri Rasi Giseke, turi kumwe.